mu minsi yashize nibwo nari ndimo nkurikirana amakuru ngiye kubona mbona ngo Vatikani hakoranye inama, ndetse inama yiga kuri iki kintu kijyanye n'abatinganyi muri iriya dini, ariko byaje kurangira ubakuriye yemeje ko iki kintu kizajya gikorwa mu idini nta kibazo. Filime barimo bareba ntibareba filime zubaka, ahubwo bareba filime z'urukozasoni. Twongeye kubasuhuza shuti bakunzi ba Karura TV, nk'ibisanzwe turagarutse. Njye mwumva ni Samuel, imbere ni Pasiteri. Ntago titre zose nazivuga kuko n'umuntu w'umugabo. Tugwaye ikaze. Murakoze cyane Samuel. Ariko hari abavandimwe baba ari bwo bagikora subscribe cyangwa ari bwo bagifungura isakaza amashusho zabo bakaba batakuzi. Rero ivuge mu buryo. Murakoze cyane, nkeka ko atari ubwa mbere nje kuri Karura TV kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Amazina ni Reverend Pasteur Karuranga Aime. Nk'ibisanzwe rero uyu munsi none ngiye kunezerwa ko mu mpaye ikaze kuri channel Karuhura TV. Murakoze cyane rero bene data mudukurikiranye, nongeye kubasuhuza bari hirya no hino mu mpande enye cyangwa se eshanu z'igihugu cyacu, ndetse n'abari hanze yacyo. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Twongeye kunezerwa cyane ko uyu munsi wa none tubonye umwanya wo kongera kuganira namwe kuri iyi channel. Ndabizi neza yuko ibiganiro bicaho mubasha kubikurikirana kandi mubasha no kubikunda. Ni byiza cyane, umwami Imana ajya abahereza umugisha. Rero tubahaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo ku ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Reka n'ubundi ntatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abalewi, ibice byaho ni 18. Duhere ku murongo waho wa 22. Haravuze ngo umutwe w'ijambo ravuze ngo abo umugabo azirana kuryamana nabo. 22 ravuze ngo ntugatinge abagabo n'ikizira, ntukaryamane n'itungo ryose cyangwa n'inyamaswa yose, ngo ukiyandurishe, kandi he kugira umugore cyangwa umukobwa uhagarara imbere y'itungo ngo aryamane naryo. Ibyo ni ukuvanga ibidahuye. Imana mwitwe neza cyane. Reka twongere dusome muri Yuda, igitabo cya Yuda dusome nanone, hanyuma tubone twumva ijambo ry'Imana icyo Uwiteka Imana ashaka kuvugana natwe uyu munsi. Igitabo cya Yuda kiravuze ngo ni igice kimwe cya Yuda, ni uguhera ku murongo waho wa 6. Haravuze ngo n'abamarayika batarinze ubutware bwabo, ahubwo bakareka ubuturo bwabo, ibarindira mu minyururu idashira no mu mwijima w'icuraburindi, kugira ngo bacirweho iteka ku munsi ukomeye. Kandi ni Sodomu n'i Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashiriweho kuba akabarore, ihanywa n'umuriro utazima. Uku niko na ba bandi b'abarosi bonona imibiri yabo, bagasuzugura gutegekwa, bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayeli ari we marayika ukomeye, ubwo yatonganaga na Satani agira impaka nawe intumbi ya Mose, ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma, ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma ngira ngo mwabyumvishije amagambo tusomye, mu nyemerere dusenga Imana kugira ngo tubashe kuyasobanura. Data mu izina rya Yesu, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiranuka, uri Imana y'ubutware. Twongeye kuguhereza ikaze aka kanya tugiye kuganira n'ubwoko bwawe budukurikiranye kuri channel. Nyagora ku ngoma Imana, reka ubwiza bwawe no gukomera kwawe bimanukire muri twe mu izina rya Yesu Kristo. Icyo duheje n'abadayimoni barurangaza mu izina rya Yesu Kristo. Reka mwuka wera bari uganza muri twe. Urakoze mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen.
dusomye ijambo ry'Imana mu Balewi ritubwiye amagambo akomeye y'abantu bubaha Imana cyangwa se abubaha Imana uko bakwiriye kujya bagenda. Aratubwiye ngo aba bagabo bakwiriye kugira gute kuryamana nabo. Hanyuma impamvu aya magambo tuyasomye cyangwa ngiye kuyabwirizaho ni ukubera yuko igihe dusohemo ari igihe gikomeye, abantu bamaze guhinduka nk'inyamaswa barimo bakoresha imibiri yabo uburyo itaremewe. Ni ukuvuga ngo uyu munsi hariho icyaha bita ubutinganyi kireze cyane. Hanyuma ubutinganyi ni ukuvuga ngo ni icyaha uyu munsi none gihawe umwanya, ni icyaha gihawe intebe, ni icyaha gisa nkaho gishyigikiwe, ariko mu by'ukuri Imana yacu icyanga urunuka. Ni ukuvuga ngo iyo dusomye ijambo ry'Imana ritwereka uburyo abatubanjirije cyangwa se abakera babashaka gukora iki cyaha bigatuma Imana irakara, nk'uko byagendekeye ab'i Sodomu n'i Gomora ubwo bagomeraga Uwiteka Imana bagatangira konona imibiri yabo bakayikoresha ibyo itaremewe, abagabo ku bagabo ubwo bendanaga. Hanyuma Imana irangije irarakara ituma abamarayika babo kujya kureba ko ibyo barega i Sodomu n'i Gomora ari iby'ukuri. Abamarayika bahageze basanga koko ni ukuri, kuko impamvu bamenye ko ari ukuri ni uko nabo ubwabo bari bagiye kubafata ngo babafate ngo babasambanye kandi ari abagabo bagenzi babo. Bivuga ngo uyu munsi rero icyo cyaha cyongeye kugaruka mu bantu, kandi igitangaje ni uko kitari mu twita ngo ni abapagani gusa, ahubwo n'abitwa ngo ni abihaye Imana. Uyu munsi wa none nabo barasa nkaho bakiri inyuma. Imana yo mu ijuru tugire neza kandi Imana yo mu ijuru turengere. Nagira ngo mbabwire ngo Daniel yabihanuye neza, aravuga ngo ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi kizahagarara hera hahera, muzamenye neza yuko Kristo cyangwa se umwana w'umuntu agiye kugaruka, muzamenye ko imperuka yegereje. Bishatse kuvuga yuko uyu munsi wa none ngo nkurikiranye ndajya mubwire ngo ba maso cyangwa se wisuzume ukurimo kugenda, kuko byanga byakunda ejo cyangwa se ejo bundi wakumva impanda ivuze, uwera agakomeza kwera uwandi akakomeza kwandura, kubera yuko tugeze mu bihe bigoye, tugeze mu bihe bikomeye cyane. Imana yo mu ijuru turengere kandi Imana yo mu ijuru turwanire cyane. Ni ukuvuga ngo njye mfite ubwoba kandi ndatangaye cyane. Mu minsi yashize nibwo nari ndimo nkurikirana amakuru, ngiye kubona mbona ngo Vatikani hakoranye inama, ndetse inama yiga kuri iki kintu kijyanye n'abatinganyi muri iriya dini, ariko byaje kurangira ubakuriye yemeje ko iki kintu kizajya gikorwa mu idini nta kibazo. Namwe nimwibaze, twatangiye twamamaza ijambo ry'Imana, dutangira tuvuga ubutumwa bwiza, ariko uyu munsi biteye ubwoba. Bwa butumwa bwiza twabwirije twamaze kubusenya, twamaze kwibaka ikindi kintu utamenya ngo ni igiki. Mu yandi magambo, Satani yatwaje abantu igitugu, bituma bareka Imana ndetse n'imirimo myiza Imana yababwiye gukora uyu munsi ntibakiyikora, ahubwo barimo barakorera Satani mu buryo butandukanye, mu buryo buteye ubwoba, kugeza ubwo umugabo areba umugabo mugenzi we akamurarikira, kugeza ubwo umugore areba umugore mugenzi we akamurarikira, akumva yaryamana kandi bahuje ibitsina. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Mu minsi yashize kandi nanone nongera kumva inkuru y'umugabo wa meya umwe wa California muri Amerika yasezerana n'ingona. Ni ibintu bikomeye, ni ibintu biteye ubwoba. Ni ukuvuga ngo abantu uyu munsi wa none ubwenge bwamaze kugutakara, bamaze kureka ubwenge bw'Imana, bamaze kwinjirwamo n'ubwenge bw'ikibi. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Wowe urimo kunkurikirana, impamvu nkubwira ibi ngibi ni ukugira ngo wisuzume urebe uburyo ugenda, kubera yuko uyu mwuka urimo gukwira, uyu mwuka urimo uragendagenda ahantu hose. Ntuze kuvuga ngo urasenga, kuko ijambo ry'Imana ryamwe ngo nuhagaze yirinde atagwa. Ni ukuvuga ngo n'ubu uyu munsi wa none bimeze bityo, bamwe mu bihaye Imana barimo guhereza icyuho Satani, barimo kwemerera iki kintu kigakorerwa mu madini yabo. Bishatse kuvuga ngo nawe ubwawe watungurwa wisanzuye umwuka watangiye kukwataka. Rero ndagira ngo ubwire ngo bamaso uberane gusenga, ubi imbere y'Imana uko bwije ndetse n'uko bukeye, kugira ngo ubashe kunesha ikibi, kandi none niwamagana ikibi kizaguhunga, ariko nucyemera kikaza kigusanga, uzasanga nawe wisanze ahantu hatari heza. Mwene data nshuti z'umusaraba.
ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi birakwiye ko tubwiriza ubutumwa bwiza buvana abantu mu byaha bubashyira mu bugingo, aho kugira ngo tubashyigikire mu bibi byabo, ahubwo tubabwirize tubabwira ngo ibyo murimo ntabwo ari byiza, ntabwo ari iby'Imana idushakaho. icyo Imana idushakaho ni uko dukora ibyo gukiranuka. ijambo ry'Imana dusomye riratubwira ngo ntugatinge umugabo mugenzi wawe. ikindi cya kabiri kandi ngo ntimugasambane n'inyamaswa. ikindi kandi ngo umukobwa ngo ntakajye ntakambarire ubusa inyamaswa, kuko ibyo yakora birabihabanye rwose n'ibyo umwami wacu agize gute ashaka. twongeye dusoma ijambo ry'Imana muri Yuda ritubwiye uburyo Isodomu n'Igomora harimbutse. byatewe n'iki? n'abagabo ngo bakoreshaga imibiri yabo ibidakwiriye, bigatuma abagabo bashaka abandi bagabo. ngira ngo usomye ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice byaho 18 na 19 niho usanga izi nkuru, uburyo abamarayika bavuye mu ijuru baje kuburira Sodomu n'Igomora, ngo barangije baca kwa Aburahamu arabakira. amaze kubakira ababaza ikibagenza, ababwira yuko bagiye kura Sodomu n'Igomora. nibwo abavuga ngo mbese mwasanze umukiranutsi abakiranutsi 50 mwaharimbura? baravuga ngo niyo baba 40 niyo baba 10 ntabwo twaharimbura. ariko ndagiye nkubwira ngo bagezeyo basanga abakiranutsi nta n'umwe ugize gute uhari, ahubwo bose bari inkozi z'ibibi. nicyo cyatumye bagiye gucumbika kwa Loti. bamaze kugera kwa Loti, abanyamudugudu bamenya ko yacumbikiye abamarayika, ngo baza kuza nijoro baramubwira ngo duhereze abagabo bari iwawe. Imana yamwitwe neza cyane. ngo Loti arangije ngo arasohoka arababwira ngo bene data, niki gitumye mukora ikizira bene aka kageni? mfite abakobwa batigeze bahura n'abagabo. mu yandi magambo mufite abakobwa b'amasugi. mwanyemerera nk'aba mukabakoresha icyo mushaka, mukimara iryarari ryanyu, ariko ntimumwerere ku bashyitsi. ngo aba bantu kuko bari buzuwe n'umwuka w'ikibi ntabwo bigeze bumva ibyo utababwiye. bishatse kuvuga ngo uyu munsi wa none uyu mwuka w'ikibi wamaze kwinjira mu bantu, ubakuramo ubumuntu, ubinjizamo umwuka w'ubunyamaswa. Imana imutse neza cyane. umugaragu w'Imana Yakobo niwe wabyanditse neza, ashaka kuvuga ubwenge buva ku Mana n'ubwenge bw'abadayimoni. aravuga ngo bene ubwo bwenge bukora ikibi, bukora ibintu bihabanye n'iby'Imana ishaka, n'ubwenge bw'inyamaswa muntu. bishatse kuvuga ngo uyu munsi ndatangaye cyane. maze iminsi nganira n'abantu, cyo maze kubona cyo ni uko abantu uyu munsi ubwenge bwabo aho kugira ngo bukure bugejuru, ahubwo burimo burakura bahinduka abana. umwana kera niwe wambika n'uyu munsi umwana muto cyane uri mu myaka hagati y'imyaka 2 ndetse n'5, uramwambika wamara kumwambika mu kandi kanya ukabona ibyo wamwambitse yabikuyemo, asigaye yiyambariye ubusa. icyo nicyo kintu gisigaye kigezweho uyu munsi wa none. urajya kubona ukabona umwari umukobwa mwiza cyane, umukobwa akagombye kwiyubaha, uyu munsi wa none yambaye ikariso arimo aragenda mu muhanda. ikariso mu kariso arimo aragenda mu muhanda kaho yakihesheje agaciro. mu yandi magambo nta bwenge bwa kontrola bagifite, basigaye bakontororwa n'umwuka w'ikibi. ikindi cya kabiri ugasanga umusore ufite ubwenge. njye ndatangara ndibaza, umuntu aravutse, umubyeyi akoze akazi ko kumurera, amaze kumurera amuhaye ubwenge ndetse n'indangagaciro za kirazira. amaze kumuhereza ibyo byose amushyize no mu ishuri, agiye kumwigisha ubumenyi. arize primaire arayirangije, amaze kurangiza primaire afashe segondere, arangije segondere yize kaminuza. uyu muntu amaze kwiga kaminuza afite ubwenge yahawe duhabwa mu muryango, afite n'ubwenge bw'ubumenyi yize mu ishuri, ariko akaza kurengaho bya bindi byose yize na za ndangagaciro za kirazira, akazirengaho agakora ibintu twibaza uyu muntu yarize, uyu muntu aratekereza, uyu muntu afite ubwenge. mbese ni muri make kandi wamusanga ngo umuhugure, yarangiza akakubwira ngo wowe ibyo urimo ni ubuturage n'ubujiji, akakwereka yuko ibyo urimo kuvuga wowe ubwawe ari ubujiji nyine nta gusobanukirwa. ariko najya nkubwire ngo mwene data, nshuti y'umusaraba wowe unkurikiranye, iki nta kindi ni imbaraga za Satani zirimo gukora muri minsi ya none. ni ikibi cyamaze gufata indi ntera kugira ngo kibashe gucogoza itorero ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo niba ngombwa imbaraga z'abera zizamenagurwa. uyu munsi none imbaraga z'abera zimaze kumenagurwa, nicyo gitumye urimo kubona abo bantu no mu nzu y'Imana barimo. Imana yo mwijitwire neza cyane, no mu nzu y'Imana barimo. ndibaza
ese iyi nzu y'Imana yahindutse isoko. Ni byiza iyo bazaga bagakizwa, ni byiza iyo bazaga bagahinduka, ariko ikibazo barimo kuza mu nzu y'Imana badashaka guhinduka, ahubwo bakomeza kuba kwa kundi, ndetse bakarenzaho no kugira ngo bashake no kugira ngo bakure na wa wundi uri mu nzu y'Imana. Umwe waramaze kumenya iby'agakiza, umwe waramaze guhinduka, bagashaka kugira ngo bamuhindure muri bya bibi bya. Imana yo mu ijuru tujye neza, kandi Imana yo mu ijuru iturengere. Rero nshuti y'umusaraba, mwene data, ibihe turimo ni ibihe bigoye, ni ibihe biteye ubwoba, ni ibihe nkeka ko ibimenyetso bigaragaza ko Kristo agarutse birimo biragaragara uyu munsi, nta gisigaye, ahubwo twiteguye kuba twakumva impanda Kristo akavuga ngo wezwa niyezwe, uwanduye akomeze yandure. Imana yo mu ijuru tugire neza cyane. Rero nagusabaga nshuti yanjye, mwene data wunkurikiranye uyu munsi, suzuma uko urimo kugenda, usuzume agakiza kawe, usuzume niba uyu mwuka w'ikibi utaramaze kukwataka. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none urasanga filime barimo bareba, ntibareba filime zubaka, ahubwo bareba filime z'urukozasoni. Ugasanga mu masaro yabo cyangwa se mu byumba byabo kuri za mashini, nta kindi kibashishikaje n'ibyo barimo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, iterambere ni ryiza, ariko iterambere rizanye byinshi. Iterambere rimaze gukamura abantu mo agakiza bamaze kugasimbuza iryo terambere ryabo. Ntabwo turyanze, ni byiza. Iterambere ntabwo ari nibyo, ariko ribemo unubaha Imana, unakiranuka, hanyuma ugendere kure y'ibyo bigushuka, y'ibyo bigukurura byatuma ugomera Imana, ukajya kure y'Imana. Kubera yuko uko kugomera Imana, nuko gukora ibizira, nuko kuyoberwa n'umwuka w'ikizira w'ikibi, ibyo byatumye Imana irimbura Sodomu n'Igomora. Ahari uyu munsi wa none nawe byagutsembaho, ariko nubasha kubaha Imana ukagera mu buntu bw'Imana, Imana yo mu ijuru izakugira neza, kandi Imana yo mu ijuru izabana nawe. Murakoze cyane. Rero numvaga amagambo nashaka kuganira namwe nayo ngayo, mbabwira ngo mube maso kandi mukomere, kubera yuko uyu munsi wa none ni igihe gikomeye cyane. Satani arimo gukora cyane. Uwo mwuka w'ubutinganyi urakwiriye mu isi, uwo mwuka w'ubutinganyi urakwiriye mu bayihaye Imana, barimo barabishyigikira. Rero bivuga ngo bamaso nshuti musaraba, kugira ngo nawe utazisanga waguye mu mutego. Imana mu iture neza cyane. Ni munyemere dusenga Imana, dusoze. Uwiteka Imana abampera umugisha. Uri Imana nkuru, uri Imana ikiranuka, witwa ndiho, ntawe uhwanye nawe Mana. Turakwinginze kugira ngo uhereze imbaraga ndetse n'ububasha abagaragu bawe muri iki gihe cya none kigoye, iki gihe cya none kiruhije, iki gihe cya none Satani arimo gukora, iki gihe cya none Satani ayobeje benshi, iki gihe cya none imbaraga z'abera zimenaguwe. Mwami Imana nyiringa Uwiteka, urengera ubwoko bwawe, kuko ikizira cy'umurimbuzi cyamaze kugera hera, kandi nyagwara ku ngoma Imana, ibimenyetso bigaragaza ko ugiye kugaruka Kristo byose byamaze kuboneka. Nicyo gitumye nkwinginze kugira ngo ubashe kurinda ubwoko bwawe, kurinda abantu bawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze kubyumvisha kandi ubikoze. Amen. Pastor, urakoze cyane, kandi turishimye. Amen. Rero aha nk'uko twabivuze, wafate nko mu rugo. Yego. Yego. Nta kibazo.